Reka nongere rero nanjye mbahe ikaze cyane kuri Dric Films. Nakagenda kagaruka nk'uko musanzwe mubizi, ntitujya dutinda, ntitujya tubatenguha, kandi tuziye ku gihe, tunazanye ideas ndetse n'ibindi bintu sosiyete ikeneye. So uyu munsi rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, turaza kuza kwibanda cyane ese reaction zawe iyo ushwanye n'uwo mukundana zibizihe. Ni ukubrokana, ni ukwimuka ugahunga umuntu, ni ukujya ureactinga gute iyo ushwanye n'umukunzi wawe. Bibaho, turi abantu, turakosa, dufite uko dutekereza, kandi nabo dukundana nabo ni abantu. So ntago wajudginga umuntu ngo ararakara muri ubu buryo cyangwa iki. Niko bimera, kandi urukundo ni hasi hejuru, ni ups and downs. So ubu ngubu rero ndagira ngo turebere hamwe iyo ushwanye n'umukundana ureactinga gute. Ese ubusanga abantu benshi hano hanze usanga umuntu arimo kuvuga ngo ngewe ngo mwana ngo undeka mwana ngo nifite ama depression yanjye, ngo mwana ngo nazinutswe abahungu, nazinutswe abaki, ukabeshyira ukagenda ugashaka amahezo atabaho kandi aribo barabyiteye. Ni ukuvuga ngo iyo ushwanye n'umuntu mukundana, first of all wiha umwanya. Iyo situation ibibabayeho wiha time, kubera yuko nuhita ureyajisa ako kanya bizaba ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kureyajisa nabi ukavuga nabi, ushobora kubeshya, kandi buriya ibiganiro mugirana ni nabyo biba bizagaruka. Ibiganiro mugirana kuriya mwashwanye, mwatonganye, mwatukanye, nibyo biba bizagaruka n'ubundi akabikoresha ati waranambwiye ati byagenze gutya, ugasanga wavuze ibintu kubera umujinya, kuzabigarura bikakunanira. So ubigenza ute iyo ushwanye n'uwo mukundana? Kuko buriya ushobora gushwana, yego ukamusaba imbabazi mu buryo bwa fake butari bwo, akakubabarira kuko nyine uri umuntu we, ariko ibyo bintu ako kantu kaba kakiri ku mutima. So reka tuze turebe nk'uko dusanzwe tubikora, reka turebe aba bantu ukuntu babikina, turebe ukuntu babikora, and then tuze kugaruka dufata conclusion tunabiganiraho. Ushaka gutanga inyunganizi, reba hasi muri comment, link iriho na nimero ziriho, watuvugisha tukagusubiza, kandi na comment turazisoma. Muze muri comment mutubwire mubibona mute, mubyumva mute, ese ni ngombwa guhita ureyajisa ako kanya mukimara gushwana, ese ni ngombwa gutuza ukabanza ukabiha umwanya uwo muntu mwashwanye, ukabanza ukamuha time akabidijera, and then ukazagaruka nyuma ukamusaba imbabazi mu buryo bwiza. Reka turebe umujene wacu ukuntu abikora, and then we'll be back in a short minutes. Ako kakuvuga cyane kugikira kuri umuguzi ubwenge. Usigenza ndamura nisobanura imbere yawe. Ako se no kwisobanura iki? Wowe ufata telefone ugashyiraho password and password. It's my privacy. Your privacy? Yes, it's my privacy. Your privacy say you watch the good ushaka iki? You are in relationship privacy ni biki? No, kugwa telefone nibyo biri proof ko. Ndaburi cyose uko telefone. Come on. Ndakurambiwe. Listen to me. Urandambi. What do you mean? What do you mean? Ungenda ukakabye. Nese izo security zose ufite umujya gusenga. Ndakusereka gusa. Namba kuriya kabiri bintu twatukuhora urimo hari iki? Ako se, what is wrong with you? Ahubwo ufite icyo kibazo. Ufite icyo kibazo ahubwo. Nje ntacyo mba nagize. Ntako mba nakoze. Mba nakwita ko nshoboye koze. Nese ujya ako se kwita ko. Nibiriya warimo kugirika. Ibiki? N'abatama ndahindukira hino ugasanga uri kumwe n'umujambo muri corridor, ndahindukira ngasa. Nikuri ase niko kunyuba. Nakuzingira. Inshuti? Nacuti ngira. Twasohokanye. Come on, do you remember? Kwasohokanye se inshuti zanjye ngira. Kuvugana muri kwe waje mukavugana imbere yanjye se amabanga mushaka kuvugana nibwo kuki. Niyo mpamvu phone yawe uhora uyifite ntushobora muri toilette uyigenda muri ahantu hose. Uzine cyede yo my boyfriend no my husband please wikitwa abaho umugabo wawe. Nese umugabo wawe azaza. Umugabo wawe zose kumva nazishobora. No, be honest. Be honest. Come on, do moon, respect me, and I respect you as well. Kuri telefone ngo ncuza inshuti zanjye, be honest. What do you mean by that? Hey, be honest. Remember, jenda mutu kimenyana ko ibingibi bitazagamo. Zino ntonganye ko zitazagamo.
Kuko sinzi uranyiruka ngaho sinzi aho ubungu inde so kwiyoboka ndashaka kumenya ngo urwamagana ndashaka kumenya man ibyo ngibyo byinshi kuko nzi yuko mbere yose ko bitabagaza ariko nguko utangiye kunyereka ko utangiye guhinduka utangiye kusinzi amapere buri kanya sinzi abajana mwasohokanye ngo nabashiti abo bashiti bawe ni bwoko kiba buri munsi akwivuze ngo ndikundi ushatse kuvuga iki nahindutse mu rwego rero ko uyereka nawe watumye gusuzugura buri gihe nzajya nsohokana nawe dutaye dutongana buri gihe nzajya njyana nawe dutangane ngo ndebye uyu ngo tsujuye mwese uburenganzira bwanjye mbese niba ubirambiwe wabyihoreye ndabiretse pe ndabeze kurandambiye pe urakabya nawe ugenda gutekereza nagaruka uko urukundo rugenda sibyo kandi ntabwo urukundo ruzagera ruhoramo gutyo uhora unyekanyeka ntabwo icyo ruzagera njye ntabwo gukeka uranyeka kuko utanyeka wajya undeka wajya ubona unsujunja amajwi ko gato ariko se uragira ngo ureke ujye mu batipe akabatipe warebye ubona bakuruta kuko nta cyizere ugira ubundi ahubwo iyo ubarebye wowe ubona abantu ko buri gihe unsigaye unicaye aho ngaho ukajya kubavugisha mu makoridoro ese ntabwo ushobora kuza mukavuganira ahondi niba arabashitsi bawe that's why ntabaza mbere yawe ubwo abo bantu tudufite n'ibindi bintu nyine by'amanuse ibyo bintu ni ibiki bindi se n'ubu ushaka kumenya buri gahunda yawe byose uko mubimenye se ngeze aho ko nazimenya ngeze ko no gukontrola come on respect me mwubahe ubundi ibintu bigende neza naho nukomeza kugenda gutyo come on jewe ntabwo I can't stand man kujya mu rukundo n'umuntu uhora utuma umutima wanjye uhora umenaguritse umutima wawe umeneka pe kugenda musa abandi bakobwa bajyemo izo stress nazikira kuko zingeza aho ugeze zingeza ndarambiwe ndananiwe niba unaniwe se wabyihoreye uzi n'ikindi mvira mu nzu usohoke ndananiwe cyane kuryama come on none ugeze naho kunyirukana rero ugeze naho kunyirukana sohokera mu nzu nshaka kuryama right ndananiwe umutwe no kunja please genda you know what uzicuza
Baby. Sogera. Hi. Hi, sweetheart. Hi, baby. How are you? I'm fine. I missed you. Miss you, babe. Ni bon? So nice. Merci. Bino biracyari hano? Icara. Wawe mwandike byari. Uranzi ariko rikomeza. Shira ngenze neza ndavuze bimwe byama n'ibizanga mutima. So baby. Sasa. First of all, Shira. Nuko nakubwiye message. I'm so sorry. I actually nitwaye nabi nakubwiye amagambo atari meza nakoresheje imvugo zitari nziza nerekajije ko agaciro kwanjye. So I'm so sorry. Baby, I'm sorry, darling. Ako narafushye kandi gufuha ntabwo biringaniza. Igura mfuduga kabyara kumfuduga. Nuko ukunda bikabije. I love you too, babe. So easy. Ndi umuntu nanjye ndafuha. You have to understand, okay? Icyambere no kwambara kandi bitazasubira. So cyane. thank you so Uza much. bisubira nawe. Uza bisubira sure. Ntuzubure. I love you. Love you too, babe. You do? Abandi bari Bararyamye. Hano waraneye kwereka umusisiteri wawe uhora mu buriri. Dada, hey! Ngira ngo mwabibonye ukuntu umujene wacu aba abikoze. Njyewe nabikunze cyane. I loved it. Ni ukuvuga ngo iyo njyewe ubwanjye uko numva nigira umugirlfriend ko ntabwo mfite nimugira uburyo nzajya mbikora. Ubu ndabizi mutangiye kuvuga ngo gute si ngo gute si ibyo nibibareba njyewe mbabwiye ko yamusingo kandi wumva afite girlfriend ubwo azanafatira irembo na byose. So uyu mujene ukuntu abikoze yego yashwanye yatonganye agize umujinya ariko yihaye umwanya kugira ngo ataza kuvuga nabi akabwira nabi umuntu bakundana bikaba byaba intandaro ahubwo akenshi dusanga n'ikintu kidutandukanyije ushwanye n'umuntu wenda mupfuye nka kuriya bapfuye ngo telefone ngo ahora yayihishe ibintu nk'ibyo ni akantu koroshye ariko uramutse wongereho ibindi ukamubwira genda n'ubundi sinigukeneye ibyo ngibyo bishobora kuba ariyo ntandaro yo gushwana kwawe nawe kandi mwapfuye telefone ariko intandaro ikaba kuba wamubwiye ngo umukeneye waramuhaze n'iki ntacyo umariye mu buzima ubundi se wangijije guki ibyo bikaba intandaro yo gutuma mushwana. So argument yose ujye umenya uburyo yitwaramo. Urabona ko mutipe afashe umwanya arabidigera amuha ikiruhuko ariko iminsi 2 irashira amuhereza gift amuha message umukobwa yaragarutse muri mood nyamara ushobora gusanga iyo aza kubikora direct akagera mu rugo agatamwohereza gift yo guhita muri toilette sibyo kubera icyara cyafite umujinya cyakora kari niyo wamuha ibintu akunda kajana ntabwo uri kubona ko bitanganya umutima mwiza ariko kuriya yamuretse akavuga ati reka ndeke izi 2 days nemere njye umutima amenyo nemere ndare nasinziriye nemere mererwe nabi mbabare ariko bizagera igihe abyumva. So aramurika umukobwa arabidigera arangije amuhereza gift amuha shokora akunda amuhereza iki byose arangije wabonye ko umukobwa arayibonye aramwenyuye yihumurije utuntu yamuhaye bivuze ngo ari ready kuba yamubabarira ari ready ku discussing ari ready kwicarana ngo baganire kandi ubona ko yamuhaye umwanya baragiye baraganiriye barabicoceje byose birarangiye barababariranye barishimye. You see, so natwe muri relationship yacu iki kiganiro impamvu yacyo sitantoka no kugira ngo turebe ibintu dukora hari amakosa dukora mu buzima bwa buri munsi tutari tuzikora amakosa ugasanga urushwana abantu bakagira ngo ntushobotse kandi no kutamenya tusemplema no kubutazi ngo biragenda gute. So icyo rero nakubwira kora subscribe kora like commenting utubwire uko wabibonye uko byumva n'igitekerezo cyawe ugisige ubundi ni gutya twe tubikora twahisemo kubikora mu buryo bwacu gutanga message tukanayikina mukayibona ubundi
tugahindura niba ari imyitwarire itari myiza, tugahindura niba ari imico itari myiza, niba ari kamere tudufite tukazisengera, niba ari karande tukazitokesha, ubundi ibintu bikagenda bimera neza. So ni Dric Films, ni Cedric, nakagenda kagaruka. Mbashimiye umwanya wanyu ndetse n'ubwitange mwampaye. Bless up.